Ese koko imyuka ya Sekibi iri ku isi? Ni kenshi bigenda bigaragara mu bahanzi ndetse no mu bindi byamamare bitandukanye, bikina sinema, bikina imikino itandukanye yaba football ndetse n'indi mikino, ariko kuri uyu munsi tuze kugaruka icyamamare cy'umuziki cyavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kizwi mu njyana ya pop. Mu njyana ya pop niyo wavuga ko cyanakoreyemo izina, nta wundi ni Michael Jackson, benshi bafata nyine nk'umwami wa pop. Uyu mugabo benshi bagiye bashidikanya ku rupfu rwe rw'amayobera, cyane ko avuga ko nyine atarakuze cyangwa se afite imyaka y'abasheshe akanguhe, avuga ko nyine yari agikomeye urebye muri make. Urupfu rwe rero rwaje gutangaza abantu benshi, rutungura n'abatari bake, ubwo yazaga kugira ngo utya akaza kwitaba Imana ahagana mu 2009. Uyu mugabo benshi bagiye bavuga ibintu bitandukanye bimwerekeyeho ku bijyanye n'urupfu rwe. Bamwe bakavuga ko ari imyuka mibi cyangwa se amasezerano baba baragiranye n'iyo myuka mibi ya Illuminati, hakabaho nyine kutubahiriza amasezerano baba baragiranye, ugasanga habayemo kwivuganwa ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi. Ibi rero nibyo abantu benshi bagiye bakomozaho bavuga ko uyu mugabo Illuminati ishobora kuba yaramukinje ikamucisha ubusamo mu gihe nyine yari atangiye kuyigarika cyangwa se ashaka kuyivamo. N'ibivugwa ibyagiye bivugwa n'abantu n'ingeri zitandukanye, benshi bakagenda bibaza bati se iraga cyangwa se gloves yajyaga yambara mu kiganza kimwe, bivuga ko ariyo yabaga irimo imihamuro cyangwa se nyine imigenzo baga baragiranye na Illuminati. Benshi rero bakavuga ko intandaro cyangwa se urupfu rwe rwaturutse kutubahiriza amasezerano bari barajyanye na Illuminati, hanyuma nyine agatangira kugenda yica cyangwa se atayakurikiza, bikamuviramo kuza kwicwa mu bwenge. Bivugwa ko nyine ashobora kuba yaratewe urushinge rw'ingusho ngo ubundi nyine akahita hasiga ubuzima. Abantu bagiye bavuga ko uyu muhanzi yari afite ikibazo cy'umugongo, hari amagufwa yabaga ku rutirigongo, bivuga ko niyo yajyaga kuri stage ntabwo yashoboraga guperforminga iminota irenze nka 15 kuko hari amagufwa yahitaga akomana n'andi, ugasanga akoze nka siriko, ugasanga nyine ahise acika intege ntabasha guperforminga igihe kinini. Urebye nyine twatudenke twe yagendaga kubita nyerera ukuntu yikaraga, akavuga ko nyine nabyo bishobora kubamo ikibazo cyatumye wenda anitaba Imana. Abandi bakavuga ko nyine ariyo Illuminati, ugasanga ni ibintu bigiye bitandukanye. Ariko twebwe tuje kureba kwiga, iyiga yagiye ivugisha abantu benshi. Icyambere utaruzi ko kwiga ni uko inahenze. Buriya iyiga irahenze, irimo amamiliyoni n'amamiliyoni. Gusa ntabwo tuje kureba iby'umutungo cyangwa se imitungo y'uyu mugabo, kuko n'ubundi ni umugabo wavuga ko afite ibintu by'agaciro byonyine. Iyo bagiye kureba cyangwa se kureba imva ye cyangwa se hashyinguye, amafaranga umuryango winjiza ntabarika. Umugabo rero wagiye ukora agahigo, wagiye ukora uduhigo dutandukanye mu njyana ya pop, uzwi nyine umwami wa pop, bwagiye yandika ibigwi, ari n'umuhanzi rwose wagiye ukundwa n'abatari bake ndetse mu ngeri zose. Bavuga ko ari no mu nce z'isi zitandukanye, haba ku mugabane wa Afurika, muri Amerika y'Amajyepfo, Amerika y'iwabo,
ndetse no muri Aziya. Ni umuhanzi nyine wagiye ufata ibice byose by'isi, niko umuntu yavuga, kuko ahantu hose ugera ntabwo ushobora kumara igihe, cyangwa se niyo wabaza uti se Michael Jackson uramuzi, nta kindi rwose bagusubiza ni yego, kuko nyine ni umuhanzi w'icyamamare, ni umuhanzi ufite izina mu muziki w'isi muri rusange. Ni umuhanzi nyine wagiye wubaka ibigwi, ariko kw'inshuro reka tugaruke ese ku rupfu rwe koko ko rwajemo amayobera. Urupfu rwe rufite hari aho ruhuriye n'iyi miryango ya Illuminati. Ibi nibyo nawe ukwiye kwibaza, reka tubirebe. Uyu mugabo rero bivugwa ko nawe yari ari umwe mu bagize umuryango wa Illuminati, ariko nyuma wenda umuntu niko yavuga, nyuma amaze kubona ko imaze kugenda bicamo, amaze kugenda akirigita ku gafaranga, aza kumera nk'uteye umugongo uwo muryango wa Illuminati, asa nkaho agenda asohora ibihangano bigenda bivuga nabi cyangwa se bitawemera, amena n'amabanga yabo nyine. Illuminati nayo irabireba, iravuga ati uyu muntu ntidukwiye kumuhereza, agomba kumenya icyo turi cyo ku isi. Bivugwa ko uwo muganga nawe, umuganga nyine wakurikiranaga Michael Jackson, nawe nyine abifitemo uruhare, kuko yaje no gukurikiranwa mu nkiko. Hanyuma bivugwa ko nyine uwo muganga nawe abifitemo uruhare, ushobora kuba Illuminati yaramuhaye akantu, cyangwa se hari ukuntu babyumvikanye kugira ngo baze kurangiza Michael Jackson. Uwo muganga gaza kumutera urushinge rw'ingusho bwasi ubuzima. Ariko ibyo ni ibivugwa, hari ibindi bivugwa yuko Michael Jackson ashobora kuba yarafashe overdose, cyangwa se imiti myinshi yagabanyaga uburibwe yari afite, cyangwa se no kugira ngo abone ibitotsi, bikaba aribyo byavuyemo nk'intandaro yo kumuhitana. Ibintu byinshi bigenda bivugwa, aho nyine bamwe bavuga ko ari uwo muganga, abandi bakavuga ko ari imiti myinshi cyangwa se ibinini byinshi yanyweye, ubundi bikamugiraho ingaruka, bikamukururizamo urupfu. Umuntu akibaza uti se mwo kabyaramwe, uyu muryango koko ibivugwa byaba ari byo, ninde yaba ashaka kuzawujyamo? Ko numva kuwujyamo bisaba kuba nyine warahaze kandi warafashe n'umwanzuro ufatika, apana kugenda ubyinabyina, wamara kugafata ugatangira kubatera umugongo. N'ibivugwa ntabwo wavuga ko nyine umuntu afitiye fact cyangwa se ari 100%, ariko nyine biba bigenda bivugwa n'abantu batandukanye. Ari nacyo natwe tubereyeho nyine kugira ngo natwe tugarure tuvuge ibintu akariho karavugwa wa mugani. Gusa nyine uyu muhanzi umuntu ntiyarebura kuvuga ngo rest in peace, kuko umuntu wagiye utanga ibyishimo muri rusange mu baturage, abantu nyine batuye isi bose, yagiye abaha ibyishimo. Ugasanga ni umuntu nyine wari attractive, ubasha gukurura abantu, akabafasha mu kugabanya ububabare bwabo, cyangwa se agahuza abantu, kuko hari indirimbo yagenda agasohora zuzuye ubumwe, ubutumwa, zifite ubutumwa bwiza, zishobora guhuza abantu, abe abirabura ndetse n'abazungu, ugasanga bose babaye umwe, ugasanga ibintu biri kujya mu buryo. N'umuntu rero wavuga ko yari afitiye isi akamaro gakomeye, n'umuntu nyine w'ingirakamaro isi yagize, udateze kandi no kuzibagirwa umwami wa pop Michael Jackson. Ndabashimiye mwebwe mudahwema kutwega ko muri kumwe natwe ahangaha ni kuri Menya TV Show. Bibuza gukora subscribe, like, comment kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu bitaha. Murakagira Imana, muhorana Imana, mugira Imana n'amafaranga. Hasta la vista, ciao ciao. Ibihe byiza, muronke, muhahe.